asiga we uyu murase kutaka ngo shyuhiriza abana imboga bagendagirana ndabona ufashwe mbe mutamuriza wowe ubwo abo bana barera utumva rero mama Yesu wateranyije hatotikije umba wenyine niyo dore barimo barakirwanira ariko kuko abana barwana bareba ukabihorera koko mutamuri ntasoni ndabirambiwe rwose mama sinabivamo ibyo byumva ubimenye barwane nibarambirwa bari ikirano ariko n'umukobwa ubu se nzajya mpera mu gitondo mpoza abana dore ko bahora barira budaceceka gusa nta kindi kiranga uru rugo uretse amarira y'abana bawe ariko wa mukobwa we ariko ubwo urumva ukuntu usigaye nsubiza koko mutamuri aya mama ubwo niyo kuba kubyaye cyangwa ariko mama ubu uzajya ubyara uko wishakiye nurangiza ngo ngiye mutamuriza warushye nge nirirwa mbahetse nirirwa mbakiranura igihe barwanye nzajya nirirwa mbahoza reka umukobwa aho rimwe ntuzana buri icyo bagaburira wangiza ugatete washyira ry'umukobwa we dore ko nawe uzantesha umutwe njya guhinga nasize nkubwiye ngo ukima wambwiye ngo iki se nyine sinasize nkubwiye ngo ukubura ahangaha mu rugo hose umeze n'imyenda y'abana none uraho uranshingaho gusa nta kindi ubimenye nzakureho umugongo wo guhora nkubura ahantu biriwe bikiranura banduza cyangwa bahetse niko muko uzabuzwa n'iki se ko njye nabonye wo kukubyara ubwo rero uzajya ubamesera unakora ibyo byose unabakuburira njyewe sinabyiviramo werega warabyiyemeje niwo babyara ese iyo abandi babyara abana bakeya bakaboneza urubyaro wowe ugakomeza ukabyara buri mwaka nuko wowe ufite amaboko n'abandi bafite abiri cyane nuko muko gabanya amagambo gaho ukora ibyo nkubwiye nta kindi ntacyo nkora ndabikubwiye kandi nakubwiye mbere hose ko nta kintu nzongera gukora muri uru rugo kuva aho mwananiriwe kunjyana kwiga ntari umuswa muzabona ko ibyo mwakoze mwirushyaga mwavunikiye ubusa mbuza kwiga ngo njye gufasha urubyaro rwawe nanjye sinzarugufashe ariko none se ko mbona ukubye akarenge ugiye kubunga he muko dore ko nta n'ikindi gishoboye ese kwirirwa imisozi wayimajije amaguru ngiye kureba aho mba mpungiye induru y'abana bawe ahasigaye njye no kwishakishiriza akazi ningira imana wenda nzava hano kuko uru rugo rumaze kuntera mu nda runtera umutwe rungeza aha mama rungeza aha rwose ariko nagorwa mana yanjye we koko ubona ukuntu wonsonga koko mwana mutamuri ubona ukuntu wonsonga mama ibi niwe wabyiteye sinjye biguteye urumva jya ujya mu zindi ngo z'abandi mazu urebe ukuntu haba hari isuku urebe n'amahoro baba bafite kuko babyara abana bakeya ibyawe rero ntugashake kubinyegekaho warabyiteye n'ingaruka uzazirengere wirirwa ahubwo kandi wa mukobwa ibunga ryawe uzazana mu rugo kandi umva uzavana n'imbwa yiruka ndabikubwiye niyo ese ubundi ugira ngo nirirwe nicaye ahangaha nkurikira umwana niyo kundira ishuri ngo nige nk'abandi ko nta sabune cyangwa amavuta yo kwisiga mu ngurira ko nta n'akenda ko kwambara ngurira ndeka kujya kwishakira nakuri imibereho bakwihorere umuhana avayo ati ibyana byo urusura urwo ningirwa rugo kuko ibintu byose bingiye ku mutwe umugabo ntoteze abana birirwe bandirana none n'abana bakure bantuka batanyubaha kigawe ngibi birandambiye rwose ubuze koko ko imirimo ari myinshi mpereye reba nawe ubundi ahera he koko niko nyiraneza ndakumva ariko ubu ntaso ni koko isukira muri cyangwa mu ikingi by'amarembo koko urubyaro rwawe ruyikubisaga gasaduka so wawe ubiteye mana we ngo urubyaro rwanjye urubyaro rwawe nyine si urwawe se wowe mvuye guhinga mu kanya nzajya mu turimo nyisiga aho ngaho nihuta wahinyegekeye aho ngaho ku gikoni sekaga ariko ubu ntujya wibeshya ko umukozi wawe wa mugore we ngo umwariko aho ko agira vunya ruye nanjye njye mu nzu ndebe ibyo nambara nawe aranyaka ibiryo ndabikura ese ko nari nshyuhije abana duke twari duhari ndamweyamya amahoro nyiraneza ndakumva ariko urabona ukuntu iyi myenda yanjye isa reba iyi pantaro ukuntu isa ibyo ntubimbaze
ujya kugwa mu muringoti wasinze se nari nasangiye nawe warangiza ngo iranduye nyine. Mva mbese umugore utagira umutima kuki utayimeshe se? Vuga mbese vuga. Mva ariko urabona ko nzajya nicamo ibice magana ngaye, nzajya nita kuri aba bana bose. Ubitaho nyine saba wese si wowe wabyaye ko nabanjye ariko ye wose sabawe. Ibyo ntabwo aribyo twavugagaho. Ndakubaza impamvu utameshe imyenda yanjye kandi warabonaga ko yagiye ibyondo. Icyambere reka nkikubwire niburi umwanya. Icya kabiri uzi ko isabune yihisha ngo tutayikoresha. Icya gatatu singiye kuzasazwa n'imirimo yahangaha nawe ufite amaboko ujye wimesera. Icya kane ntihongeye kunyaka ibiryo kuko ntabihari urabyumva. Ariko uramora iki bwako nta soni ukambira ucyo koko ntabwo wamesera unasabone wabona una biryo bihari kunyira ni nakurongoreye iki umaze iki muri urugo kwibwira ko nakuzaniye kubyara gusa cyaragura kwavura meza ngahe buri gihe mfata gusa njye none hanga umvira hanga tayi wanyu ntawonge karya n'urubyaro rwawe. Niba ushaka ko ngenda usigarane n'aba bana bawe sinjye wababyaye njyenyine uzajya wirirwa wicaye nurangiza utahunyaka ibiryo utahashye utahuntegeka. Mbabarira rwose igihe kirageze ngo nawe uca akenge wibuke kuri se w'abana aho kwirirwa ubunga mu nzoga no mu bagore. Ntasonere garankubise icyo kigise ntabwo nyine washano ngo mugore mubwire ntukajye nkondagira. Ndagutondagira se washano dore ukwasa kakanga kabi nkage mana. Ese kutarimo kurya mbona uzunguza umutwe wawe Kidomene? Ndeka rwose ntacyo ariko kandi rekera kukumbaza ibibazo wumvise. None se ndateka nurangiza nturye none ngo sinkubaza ibibazo vuga icyo wabaye shire. Bazi ibibazo gine ariko uzi n'ibindi Marcel nisubiyeho nasanze tutagomba kuzasezerana rwose. Ngo ntituzasezerana nuko bimeze kandi icyemezo nagifashe ndakubwiza ukuri ni ntakuka maze mbisi ngitekerezaho rwose. None se ntonyemereye ngo tubane unyizeza ko uzakora ubukwe uzajya iwacu ukansaba ukankwa nyuma tukajya gusezerana imbere y'amategeko ndetse twazongera kubona n'amafaranga tukazajya gusezerana imbere y'Imana. Karubukwe uzabi wacu kugira gute wimvugisha menshi Marcel sinshaka kuvuga nabi ariko umenye ko iyo gahunda ntayo mfite. Ubyumve rwose simbyemera n'ukuri simbyemera rwose. Ubyemera ntiwangira uryo ngo mbyemere. Utabyemera se urabikora hiki? Tumaze amezi arenga 2 tubana abantu bazi ko n'umugore wawe none Yesu waba hari inda yanjye utwite nsubiza icyo. Ntabwo nwita ariko uzatwita vuba gusa niyo mpamvu nyisubiranye. Nuko ntahise nwitaze umuradomine umurape rwose nzatwita inyanga reka nkomeze nk'umugore wawe. Marcel ndakubwiye ngo ntibishoboka icyemezo nagifashe kandi nongeye mbigusubiriremo ni ntakuka uzi neza ko ari we wizanye ukanyishingiraho nshatse nanabyita ku ngufu uretse ko nanabonaga nta n'icyo bitwaye. None se ko ntacyo bigutwaye kuki wanga ko dusezera? Umbajije utyo nuko nasanze gusezerana nawe byaba ari umubare muke rwose ni nko kubara usubira inyuma. Umukobwa niyemeje kuzaba ari we ndongora tugasezerana. Oya Domini numbwira ko ugiye kwisimbuza undi mugore. Ariko sirikiraho kuvuza iduru ahubwo utega amatwi wumva icyo mubwira. Umbwira iki? Nta kindi cyawe nshaka ko nutashaka kubyumva urabikora hiki? Niba ari ukumbwira ko ugiye kwizanira undi mugore muzana nyine ubwo ikisigaje nukunsora no kumpambiriza utwanjye ngo ngende cyane rwose ndetse ahubwo nta nubwo nzirirwa ngezaho. Wowe ntega amatwi nkubwire uzitegure witonze umese utwenda twawe twose nakubwira iki urangiza rwose utuzingiye ugende rwose izuba riva. Iki cyumweru ntigishira ukiraha niko nkubwiye iki niwo mwisho
rwose ibyo nkubwira kandi ndakomeje sinkina nawe waba wese cyaho kuko uranyirukanye kuko umuhoye iki Dominique ngo guhoye iki urashaka kukimenya nakimbwira rwose nyimenye nkugize nego ntega amatwi rero reke kwiriza ndabona njye nawe ntaho tuva nta naho tujya urumva kurongora ni ukubara nabi rwose urugo rwacu ntirwatera imbere mu gihe hari abandi bana b'abakobwa narongora kandi nkabyungukiramo sinakwitesha ayo mahirwe rero ntabwo byumvika nutabyumva urabikora iki kuko nsubije muri bwa butindi bw'iwacu wabimenye muri ka kajagari koko muri za ndahekana z'iwacu niko bimeze none se niba iwanyu barabyaye igitero cy'abana ninjye wabyishyura ndetse ukubwiye ngo ubyishyure uhuriye hehe nabyo ufite urugo rwawe ntabyo uzi ndakubwiye ngo ntabyo uzi njye nkubwiye ko ngumanye nawe naba nishyizeho umuruho n'ubutindi buva kuri izo mbyaro zitabarika z'iwanyu guteze simbyumva ubwo nubyumva ntabwo byumva uragira ngo mbikubwire mu ruhe rubimeze nkoresha igifaransa icyongereza kiratini yuri kuko ntiwumva ko uzize imbyaro z'iwanyu rwose nsobanurira njye sinumva aho bihuriye uzabyumva umuntu ubyutse ucyokejwe n'icyo imbaba uryamye gato winyicisha imbeho oya bwagenga sinshaka kuryamira n'ukuri oya ye igira hino yegera wisiga mu buriri igira hino ariko oya ngaburishamo sinshaka kuryamira ye n'ukuri cyangwa ninjye uhunguye imbaba oya n'ukuri ninjye usigaye wunga koko oya sibyo uvuga nibi usigaye uza kurya mu mbeshya ngo urananiwe aho ni ngo urwaye umutwe warangiza mu cyaka rukaburancitse urabyutse ubwo nyine nuko bimeze ibyo kuko ubikora icyo imbaba kuko uva kera twabanaga neza tugaseka tugahuzwa n'urugwiro n'urukundo rwacu none ukaba usigaye urara unteye umugongo ubiterwa n'iki koko ntabwo ari ukukwanga ngo wishe ahubwo ni uko nsigaye mfite ubwoba bwo gutwita undi mwana rwose nta kindi kibazo ubwo se uraseka iki ntibishoboka ufite ubwoba bwo gutwita kubera iki ko kwimbaba ko tubyara abana beza nyumvira nuko kwimita guserereza cyangwa se ngo byari bikugoye ubitinyira iki nuko nyine njye numva nta wundi mwana nshaka kubyara maze igihe nshaka akanya ngo tubiganireho ariko ukava kwibariza utinze niyo mpamvu tutabivugana yewe byo maze iminsi ndi mu biraka by'amashuri ariko njye numva rwose nta kibazo wakwiye kugira ntukange kubyara imbaba abana ni umugisha w'Imana mva nkubwire ndakumva rwose sinshaka ko tubyara abana benshi bakazatunanira kubarera cyangwa kubaha ibyo bifuza ubwo urumva abana bane tumaze kubyara atari abo koko abana bane ni benshi ko dushatse twanabyara 8 umva uracyakomeye nanjye kandi ndacyafite akagongo ko kubakorera ibyo ntabwo byumva kuko atari bo batwita atari bo byuga mu turimo two mu rugo ndetse n'abitaho niyo mpamvu uvuga ngo abagore muri beshya rwose iyo mutekereza ko twebwe abagabo tudatekereza ku bana bacu mva nkubwire si icyo nshaka kuvuga ni ukuri uri umugabo mwiza kandi wita ku rugo rwawe ariko menya ko uko umubyeyi agenda abyara abana benshi ari nako ubuzima bugenda buhungabana ari nako agenda arushaho kunanirwa kuki utabyumva ibyo simbyemera rwose mama yatubyaye turi abana 12 kandi yaragikomeye reka nkubwire njye sinshaka ko aha mu muryango wacu tubaho mu burushyi njye nifuza ko tubyara abana tuzabasha kwitaho no kubaha ibyo bakeneye dufite byinshi ariko niba tukabasha kubategura ejo hazaza heza ibyo turabyumvikanaho rwose uzi neza uko isambu yacu ingana ntubizi ese buriya tuzayigabanya abana bangaye abadufite nitwongeraho abandi kudatekereje ku masambu yabo koko ese njye ntujya ubona ko nkeneye igihe cyo guhumeka kwitaho ndetse no kwita ku mugabo wanjye ibyo byose umbwira rwose ndabyumva imbaba ariko hari ikibazo gikomeye uzi kandi nawe urimo wirengagiza ikibazo kiyese kandi kuki wirengagiza ko twabyaye abakobwa gusa ushaka ko tubyara byura akana kamwe k'agahungu ngabo yishe
ndakumva. icya mbere ugomba kumenya abana bose ni kimwe sibyo? ndakumva. icya kabiri ntituzaguma muri ibyo, tuzabyara abana bangahe dushakisha akana k'agahungu. nibura kamwe imbaba. kamwe? uzi ko tuzakabona ku nshuro ya kangahe se? cyangwa tujya kubona twari twarumvikanye ko tuzabyara abana babiri gusa, birangiye uranyegenga ngo tubyare undi turi ko twazabyara agahungu, kagiye kuzana ko kaza ari agakobwa, tubyara uwa kane gutyo. ubu se none urasubire nanone? ndasubire nyine kuko numva ntaranyurwa hose, ntabwo ndanyurwa igihe cyose ntarabyara umuhungu, ntabwo ndanyurwa pe. wakwiye gushima Imana abo yaguhaye, niba kandi bitarakunyuze utabyishimiye ni akazi kawe, kuko njye nta gahunda mfite yo kubyara abana benshi ngo ndashakisha akana k'agahungu. ese kujya utekereza ko hari abatagira n'akamwe? twe rero turabyara, niyo mpamvu tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo tubyare n'agahungu. ntabwo mbikwemereye ngo wese, nta wundi mwana tugomba kubyara njye nawe, kuko nzi neza ko hari abagabo bahima abagore babo bakajya gushakira abana hanze, nyamara n'umubare muke ntibamenye ko abo bana babyara hanze bazaza kuzungura kwa si. ibyo urabizi? ngeze ariko ntayo nziho ngewe iyo nzi kuvuga rwose. urugero naguhaga. ese ko ngabo yishe urashaka ko tumera nko kwa Sekagabo na Nyaneza batazi umubare w'abana babyaye? ntukajyanye na bariya batindi, ntukajyanye n'iriya ngirwa y'umugabo idakorera urugo rwe, ikirwa mu kabari gusa. ubwo se wowe wakwigereranya n'uriya Nyiraneza usa n'uwataye umutwe utazi no kwimena aho utuzi? ibyo byose se bituruka ku ki? nicyo cya mbere nyine wakwiye kwibaza, ni ingaruka zo kubyara abana benshi badashoboye kurera. biva kuri ibyo byose rero iyo biba umugore niyo ingaruka zingeraho, ugasanga ibibazo byose byamubanye amagana, umugabo nawe yarangiza akamwihindukirana. oya, izo mpamvu zose nizo ushakisha ngo tongera kubyara, urumva? ariko ubimenye njye sinshobora kubyemera rwose, tugombe tubyara abandi bana turebe ko twabona agahungu. byibagirwe ngabo yishe kuri ni njyewe wa mbere wahora n'ingaruka zo kubyara abana benshi. yego nta nibagiye ko izo ngaruka zagira no ku bana, niyo mpamvu ari njye ugomba gufata iya mbere by'umwihariko ku buzima bwanjye, nkaba ngusaba ko wanyumva. uri kunyumva? maze ahubwo tukazajya no kwa muganga kureba uburyo bwo kuboneza urubyaro. weke ni ukuri mugabo mwiza. reka rero nkubwire uw'imbaba, ndakumva. kuramerwe mu isaho, tuzabyara mpaka tubyaye umuhungu. ariko wanyumvise? nuko bimeze. ariko se uzajya utaha ijoro wasinze uhere ku ntungu ukubita abana, ibyo ni ibiki koko? mba ngira ngo baceceke, babavumbura siki bantesha umutwe, genda mbura urusaku rwabo. nta soni vuba mwese, bangegira mwese mu muheno nonaha mu buriri mwese vuba mujye kuryama abana, mwigendere ndabona ibyahangaha bitoroshye. cyangwa nawe urashaka ngo ukubita? unkubita? ni wowe uboshye ibyana, ni wowe ubyoshye. nta soni uhita wibwira ngo bijye kuryama hakiri kare kandi ngo bijye binyubaho, nintaha bajye bafunga iminwa. ariko se uzajya utaha wanyoye nta n'icyo wahashye mu rugo, nurangiza utaha n'intonganya koko papa, utaha udukubita nta n'icyo twakoze. nta soni ceceka aho ngaho. oya rwose. cyangwa nawe ngo ushyiremo utamekinshi. icecekere mutamuri, icecekere wowe kagira Imana. ntabwo ngiye naceceka mama, ibi ngiye maze kubirambirwa rwose, kubaho dufatwa nk'inyamaswa nk'aho tutari abantu. ngiye maze kubirambirwa pe. reka ye umaze kubirambirwa? niba umaze kubirambirwa mu gitondo utumuke ugenda. nta soni usange abo banyonzi birirwa bagutongoza bagukora mu mabere. nta soni njye nta binyendano nshaka hano. wembeshyara nta banyonzi bajya bankoraho. ariko se igihe wahereye utukana urwana uvuga nabi, wagiye kuryama ugatanga amahoro koko? wagiye kuryama? ninjya kuryama se urasigara ahangaha ukora iki? uburiri se waba ushyuhije? ubu naryo nzajya kugutegereza mu buriri, cyangwa niba ugomba kugenda ukabunangamo ukabushyushya? ese ubwo wagiye umenya kwihakabanga imbere y'abana di? avuga mbe mutamuri mutamuri wari ndi guhamagara mutamuri? ko numva ijwi rye ari nk'irya Marceline. yaba se ajya iri joro ra? gusa nyine aragwa iri joro raza ajya hehe? ko ngenda amaze kugarira simwugururira. ariko mwana ntumwugururira, urabona rero twaheze umwana hanze muri iri joro. aragoreza aya masaha. mutamuri ntugakabye mutamuri, ubu manje kugurura Marceline. ariko si iri joro ugenda wowe? wiriwe mama. Marceline, reka nze rongere nugarire nzi mbwira ikikugenza iri joro. Marceline, ni amahoro ko uje iri joro?
niko uje iki gihe aya masaha uravaho ukagera mumpa amahoro. kwese ko mbona uzanye igikapu uje kudusura umara iminsi cyangwa ariko se mwebwe ko mumuhati ibibazo nkabona asubiza iki hakarika iki? ukuri nta kundi nuko ngarutse kubaha iwacu. yo bigenze bite Mariseli? ntibishoboka. ubwo se wasenye utaramara n'amezi 3 umwana wanjye wubatse? si ibyo mvuze nkubwira nyirane simona mbikubwira ko utazi kurera. ariko se wagabanyije amagambo. simona mbivuga buri munsi. harya waho bigeze uru rugo rumaze no kundambira. sinyu uzarota mbonye aho nduhungira. mama shenge uruhungira he sedi icara uhame kuko ntaho uzajya nta n'umugabo uzabona. ngo ntamu yabawe nyibwirira mwana wa niko Mariseli ujute koko. nimwe nzize nta wundi. umugabo aranyirukanye nta wundi nimwe nzize. nari nigiriye imana niboneye umugabo nahunze ubutindi bwawe. akwirukanye zate? ngo ntiyabana n'umukobwa uturuka mu batindi. ngo ntacyo ngira ngo ntacyo nazanye ngo nta n'umugabane wacu bampaye ngo dufite agasambu gato tugomba kuzagabana turi igitero cy'abana. mbese ngo iwacu ngo baracyabyara biramureba ngo ntiyakomeza kubana nanjye ngo nta n'icyo yamvanaho. mwana yanjye we mbega ngo ndari gusha. ubwo se naho bigeze nicyo uzize kuko umwana we. abagabo basigaye bakorera ku mubare. kuva umukobwa nawe asigaye agabana isambu iwabo cyangwa azungura ababyeyi. abahungu nabo basigaye bacunga umukobwa ufite agasambu. njye rero nyine niki najyanye se? ntacyo mwana wawe. umva sha umva nkubwire uzamubwira uturimbwa gusa nako nzabimwibwirira. umuhungu utega amaboko umugore umva ntabwo azapfaye umugabo imbwa gusa. Marakeriyo ikibazo nuko numva nta n'icyo bibabwiye. nyamara mwakwiye gutekereza ko aba bana bose mwirirwa mubyara muba mubahemukira. bahemukira si iki? muba mubahemukira papa. ubu se njyewe nananiwe kwiga ari uko mbuze ubwenge. yegora ubu se Mariseli barinze bamusenda ari uko ari mubi. ko wacoboye wa mukobwa. oya murya mureka mwumve ukuri mumenye ko ibyo mukora nta cyiza kibirimo. mwirirwa mubyara mukajugunya iyo. umva ceceka wa mukobwa tuzabarira. oya papa jya utega amatwi ceceka wa mukobwa yafunguye unukigira impunguzi funguye umunwa wawe. nakubwiye ngo nushaka kujya ukugenda umvira ahangaha singushaka kandi urakungu. ariko wewe Domini Domini tamani gatatu nikomwa nikusha ko ngusuzu kanyihorera bimeze bite? icyo mbwira ndakizi si ngombwa kuvunika kubisubiramo. ikindi waba uje kundebera n'iki suretse kunyaka amafaranga. akire dore igihumbi ujye kunywa urwagwa. akire ariko ntukansuzugure sha. nkagusuzugura iki? kuki buri gihe wumva ko mba nzanywe no kugusaba amafaranga wowe? reka ye ikindi se cyaba gitumye ufata inzira uza kundeba cyaba ari iki papa? ko mu buzima bwanjye kuva navuka ntigeze nkubona wita ku mwana wawe cyangwa kuri mama ngo umenye uko twaramutse cyangwa se ikibazo kuba dufite. ubwo rero urazana iryo terabwoba ngo nakubaze icy'ingenzi. mbaza si nk'ubujiji gusa kigomba kuba ari ikintu gikomeye niba kiguhagurukije ukaza kundeba kuko nzi ko ubundi wibuka ko mba hari uko ukeneye amafaranga yo kugura urwagwa. hari ikindi yewe narakubyaye ndakurera urakora urumva n'umusigaye ufite umwuga urabaza ukinjiza amafaranga wamaze kwiyubakira none rero nicyo kiguhaye kunsuzugura se? reka yewe ubwo rero ujya kukabara ukivuga ibigwi ngo dore umuhungu wanjye ibyo namugejejeho. ariko ye icyo wamariye ni iki? ko ari njye wahuye n'uburushyi nkaba mayibobo nageraho nkagira amahirwe yo kumenyana n'umupadiri akanshyira mu ibarizo rya paruwasi nkahigira akazi. ikindi wowe wamariye ni iki wavuga? uretse kumbyara ukanjugunya nk'uko ubigenza kuri barumuna banjye. ntabwo narinzi yuko nyanga bigezaho mwana. papa si inkwanga uri data warambyaye ariko sintinya kuvuga ko ari cyo wakoze gusa. hari nabyo ukomeza gukora nkaho hari irushanwa wowe na mushuti wawe Sekagabo murimo kubyara uri mu gaterera iyo. njya numva bavuga ngo inzoka niyo ikora icyo. abagore banyu bagata umutwe
mwarangiza mukarushanwa kunywa nyinshi. ariko ndabona ushaka n'ukuntu ukashadomi. Yego nkuvugisha teka amatwi. Urambonera ra? Teka amatwi rwose mbikubwire. Nkubwire kuri umubyeyi gito kandi kuri n'umubyeyi utagira umubare. Ute? None se ninye kubivuga. Iyo ubyara utaruhuka warangiza ntugire n'icyo ufasha mama wumva uri umubyeyi nyabaki cyangwa n'inyokosha n'inyoko wakunumyosha bivuge neza. Ayo magambo urayibwiriza koko? Wimubeshyera. Ni wese ukohereje. Mama yarenzwe n'umuruho n'ibibazo ku buryo atazi ko anafite ibibazo. None iriya ndatwite ni yakangahe igiye kuzamuhitana. Cecekaho rero. Igihe menya ko narinje kukungaya cyane. Uranyumva neza? Ngo kungaya? Ko wakoze amakosa akomeye nyine. Ukanengwa nakwizeraga. Kuko watinyuka ukirukana umugore wawe mu maranya amezi 2. Uzi neza ko ari umukobwa w'umunywanyi wanjye Sekagabo. Papa, nari guha agaciro ibyo uvuga iyo uba warahagurutse ugafata inzoga ukaba waragiye k'uwo munywanyi wawe Sekagabo ukansabira y'uwo mukobwa. Naho ubundi uwo mukobwa nirukanye ntuzi nuko yaje. Rero papa ndakwinginze rekeraho kubyivangamo. Oya sinarekeraho sinaceceka. Ariko kubyumva warigize nabi cyane. Ngo nigize nabi? Ese iyo ugirira abana b'abakobwa nabi nawe wibuka ko ufite bashiki bawe sha? Urabyibuka? Abo bashiki banjye biri kubyara ubateganyiriza iki cy'ejo hazaza? Niko se papa nuhe mugabane nihe sambu wampaye nzatungisha umugore wanjye azicara iwanjye yirirwa arindiriye ko ntaha atagira naho ahinga nsubiza. Ese ufite ahangana iki? Wagabanya abana bawe 10. Umva mbese abana sura babara n'indu bagutumye. Mwese ninda nta kindi mushyira imbere. Niba uri umugabo nawe nyine uzishakira isambu bigira inzira. Nzayishaka nyine. Uzayishake nyine. Nzayishaka. Nese kwishaka bituma wirukana umugore. Niyo mpamvu nasanze nta nyungu irimo. Nta n'umushinga urimo kurongora umukobwa mu batindi kwa Sekagabo. Mu gihe nanjye mvuka mu bandi batindi bo kwanzirorera. Ute? Ahubwo ntega amatwi ubwire. Nzashaka wagabanya agasambe wabo. Warezwe neza utirirwa mu njyane nk'iyo kwa Sekagabo. None se utabeshye abana b'iwacu cyangwa kwa Sekagabo ntibirera. Ubwo urumva nta soni? Yambwira nsubiza aho ngaho. Nta soni ugatinyuka ukankoza isoni kwa Sekagabo koko? Wumva nta soni koko? Niko se papa ubabajwe nuko utazongera gusangira na Sekagabo urwagwa? Ese nukusigaye utewe imbaba? Nukusigaye umfata ukamirika nkaho nari umugabo wawe koko? Umva nawe ubimenye kandi ubifate mu mutwe. Ntuzongere na rimwe gukinisha kumfata ku ngufu. Urashaka se nawe gukangisha ngo warankoye dore ko ariyo mvuga abagabo mwihaye? Uvuga bora abana batatwumva. Ngiye ngufashe ku ngufu ne. Cyangwa uragira ngo ngende nk'abagore binjije abagabo bakoroza gato ko bashaka. Ngiye sinshobora kukwemera kumfata ku ngufu. Wigeze agateba yorifu ibyo bimenye. Ibyo uvuga urimo bivana ariko kwimbaba. Wabonye umugabo ufata umugore ku ngufu. None ibyo ushaka gukora babyita ngo iki? Babyita kubaka urugo. Menyera ko twembi bitureba kandi ari ibintu tugomba kuba twembi twumvikanyeho. Iyo ushaka kubikora ku ngufu nje ntabyemeye ushaka kumfata ku ngufu. Nawe iyo umugore yangiye umugabo we kugira naho turyama bwe akajya kurara mu kindi cyumba. Urabona ngiye ngomba kwifata ne? Oya uzi neza impamvu nimuse nkaza kurara. Rekeraho rero kwiraza inyanzu urabizi. Kuba nyizo no kuba ntemera iyo mpamvu byatandukanye. Urumva ngomba kunda ndi umugabo wawe. Mugendara nipfumbase kandi uharuwe imbaba. Urashaka nzaje gushakira ibyo wanyimye handi? Utiki ngabo yise utiki uratinyuka koko kavuga gutyo mu gihe mvuga ngo kutuboneza urubyaro none urashaka kongera urubyaro ujye kubyara abana hanze. Urumva ibintu mbwiye? None ko umugore wagiye yantaye mu buri njyenyine se ngire nte? Reka nkubwire uzi neza ko naguhakana inshuro nyinshi ko ntashaka kongera kubyara undi mwana. Warese tukajya kuboneza urubyaro koko. Ntunabyemera ngo mpaka ubyaye umuhungu. Warangiza ugashaka no kumfata ku ngufu ngo nerinda. Urabona icyo nakora ari iki kuko uretse kujya kwiryamira hariya? Uretse ko mbona naho wahanteye uragira ngo nguhungire koko. Ritahira iwacu se? Urambabaje cyane uimbaba
kandi uzi ko twabanaga neza ubizi ko ngukunda nawe ukankunda twari urugo rw'intangarugero no ku musozi ariko ndabona tugiye gupfa ibyo tutakagombye gupfa rwose. reka nkubwire niba wumva ko atari byo twakagombye gupfa ahubwo n'ubundi ntumpa agaciro nk'umugore wawe urikunda uritekereza gusa ntutekereze ku buzima bwawe ndetse n'ubw'abana ntutekereze ku bwanjye no ku bw'abana bacu. ubona bagira ubuhe buzima bamaze kuba benshi koko ubona se nagira ubuhe buzima mpora ntwite mfite amaboko angahe se yo kubakorera ariko ubundi ibyo byose ujya ubitekerezaho. ayo magambo uvuga rwose arantunguye cyane Uwimbabazi. nibaza niba ari Uwimbabazi narinzi cyangwa se hari undi wundi barampinduriye se. sigaho Ngaboyishe sigaho kuvuga ngo tujye sigaho udatuma nibaza ko ari wowe kuko ari wowe nzi umugabo ushyira mu gaciro umugabo uharanira iterambere ry'urugo rwe niko Ngaboyishe uzi ko iyo nshaka nari gukora nk'uko abandi bagore bakora. bakora iki? baragenda bakiteza urushinge mu ibanga ntibazongere gusama umugabo ntazapfa nabimenye kweke ni ukuri cyangwa bakareba ubundi buryo bakoresha bwo kuboneza urubyaro igihe cyose babishakiye bakapisha abagabo babo. ibyo bintu bikoze tutabyumvikanye Uwimbabazi none umva umenye ko twashwana twabipfa urumva. nari kuba narabikoze rero ariko ntanze kubikora kuko ntuzibeshye ntabwo nari kubikora tutabivuganyeho icyangombwa ni uko ubyumva ugasobanukirwa neza akamaro ko kuboneza urubyaro ukumva ko abana bane bahagije dukurikije ubushobozi bw'urugo rwacu kandi unitaye ku buzima bw'umugore wawe gusa no kugiye nahereye nkubwira mbona ngo sorera mu rucaca guteze tukumva kubyara agahungu urabona kuko abakobwa gusa oya. mama abana bose bamaze gusinzira. yewe ndabona basinziriye mbega mwana we imirimo yo muri uru rugo. imirimo ahubwo avuga ngo imirimo yo muri uru rugo bivuze ukuri rata Marceli nabuze aho mpungira uru rugo jyewe. wikiheba mutamure tuzabona akazi twigendere uru rugo ntitwarubamo na papa uri hanze hano amafuti ye n'amahane ye. yewe ajya avuga ko haza induru z'abana nyamara njyewe umaze guhaga induru ye. yewe reka mbe nsohotse kwitera utuzi ntakubye gusakuza mugakangura abana nitugire imana asoraza atasinze. mama uretse gusohoka icara aha tuganire hari ikintu njye na mutamuriza twatekereje kandi dushaka ko tuganiraho muri aka kanya papa ataraza. icara ahubwo tukubwira ibyo tukubwira vuba mama ntawamenya wabona papa yinjiye akaturogoye. si byose ni ikisera tega amatwi nyine ibyo Marceline yatekereje. yarabitekereje nyine abinganirizaho kandi mbona bikwiye. mama urabona ko tutakiri abana tumaze gukura. ibyo byose uretse ishyano wahuye naryo se ntiwari umugore se n'utarigeze aba umugore yewe n'umwana nka mutamuriza wese abona ko ibibazo ufite aha byo kutanezerwa byo guhora ku nkeke byo gusuzugurwa byo kurwaragurika by'isuku nke byose yewe sinatinya no kuvuga kuri n'injiji nta kindi kibitera uretse kuba warabyaye abana benshi bikakunaniza bikagutesha umutwe ntubashe gushyira ubwenge ku gihe. icya mbere cyo ntubona icyo ugaburira abana bose abahungu bamara gukura bakajya kwibera za mubibobiyo mu mujyi. ntugire ngo hari ikindi kibajyana mama nkuko mwababyeyi mugaterera iyo ntubashe kubitaho baromomongana iyo ngiye bajya mu mijyi ntuzi niba bariho cyangwa batariho ntimuzi nuko babayeho. ntimunabatekereza yewe sinatinya no kuvuga ko nta n'urukundo rwa kibyeyi mubafitiye. iyo umubyeyi abyaye abana benshi cyane akananirwa kubitaho urukundo rurashira kubera ibyo bibazo byose. nk'abakobwa mwe sinanga abana banjye ariko wa mugani wanyu simbona n'umwanya wo kubatekereza. papa yaguhinduye agatobero araza akagutuka uko ashatse akagukubita nk'ugupfa. papa avuga ko utamwitaho kusa nabi kutora kugira n'umwana. uretse ko papa hari aho atabeshya Marceli mama se abona ryari umwanya wo koga cyangwa kumesera papa. si ibyo byose abona ryari umwanya wo kwita ku bana ngo abuhwagire. mama tuvugishije ukuri ubona umwanya ryari wo kwicarana na papa ngo muganire. ahubwo se ubona hari akanya ugira ko guhura n'abandi bagore bagenzi bawe ngo umenye aho ibintu bigeze.
iso ntajya aba mu rugo uretse ko namwe bana banjye uretse ko namwe mutamfasha rwose ngo mumenye ko ndi nyoko mvunika mama natwe tuba twirwanira n'ibibazo by'ubuzima natwe tuba twishakira imibereho uze tuzareka kwishakira uko tubaho tuze kukurereza indahekana zawe twe tuzabaho dute cyane ko nta n'isabune cyangwa amavuta utugurira ese ubu nitudashugurika tuzabikurahe ahubwo reka kuburana wumva inama tukugira icyo dushaka kukubwira mama ni uko ufite ibibazo byinshi ku buryo aha turiho nabi pe ariko ibyabaye byarabaye kuva papa ataje ngo ashikame agufashe gukorera no kurera aba bana nta kizakemuka uzaba ureba nta kindi kibategereje uretse kuzaba amabandi dore ko nta n'isambu mugira ariko muri abakobwa babi we murimo muransonga nta kindi ubu icyo wakora ni kimwe gusa ni uguhagarikira ukarekeraho kubyara naho ubundi uzapfa uzaba utakigira n'ukurwaza hano uzasiga imfubyi imusozi gusa ishyano ryose zitagira n'abazirera mama ntubone ngo turi abana bawe ushatse wadutega amatwi bateze amatwi kuko nyamwanga kumva rega ntiyanze no kubona uko urushaho kubyara ni nawe ukomeza kwiyongerera ibibazo ndetse no guhemukira abana ubyara utazabasha kubarera namwe ariko mujye muvuga ibishoboka ko nyiri ku myaka yo kubyara se muragira ngo nkore iki koko bana bakwiki hari aho se abakinga ntimwumva amagambo ava mu kanwa ko iyo atashye yagasomye muragira ngo nkore iki koko mama ugomba kumenya kwirwanaho nutita ku buzima bwawe se ni papa uzabwitaho niyo mpamvu twakubisinze ibipfunsi tukubonera ibigufasha ngo uhagarike kubyara kubiki akira mama yowe ibashirimo ibiki koko rebamo neza vanamo akamurebe yebaba we ego rwa burindi wambyaye ibi ni ibiki munzaniye mwa bakobwa mwe ko muzankorera ishyano mwakira amashitani yanyu nta soni mufite mwakira amashitani yanyu sinenda kubwiye ko mama duhindura umusozi mariseri mbega abakobwa mama ntabwo turi gukina nawe udukingirizo ni ibishitani abandi babyeyi ko badukoresha mu rugo dufata uduhe papa mujye mudukoresha murambagarire nyamubyara bo mudashoboye kurera kandi niba ushaka ukuri twadukwiye ku mujyanama w'ubuzima nushaka uzagenda umusobanuze rwose akugira inama muramenye mwa bakobwa muramenye ni ukuvuga rero ko ibyo twakubwiraga byose twavomeraga mu rutete ni ukuvuga ko ikibazo kiri aha ngaha utakibona wowe urabona ko ugikeneye kubyara fata udukingirizo mama ntatwo mfashe hashushanyijeho ko dukora utabishoboye kandi uzasobanuza abandi ariko ubimenye guhera uyu munsi nta rundi ruhinja dushaka aha ngaha nurubyara ntuzongere kutwita abana bawe tuzaguhunga tugende tukwibagirwe nk'uko abasaza bacu bagiye mbega abakobwa we utu tunyagwa tw'udukingirizo muragira ngo ntugirane koko mwa bakobwa mwe murabona dutungutse imbere ya so nteko oya mama ugomba kumenya kwihagararaho mama kandi umenye kwigiza agateba yora ivu ubusa uzakomeza kwisuzuguza imbere ya papa wigirira injiji umwereka ko wari witeguye kubyara igihe cyose bishobokeye umenye ko uzarangiza iminsi nawe muramenye ntabumvise mwese ibyo murimo nta soni utwo dushyira ko dukingirizo turi hehe nimutumpereze turi hehe izi ndaya z'abakobwa nibo batukuza ntabwo turi indaya papa ubyumva ubimenye ntabwo turi indaya urareka kubyara kubera iki ngo kuko nta soni papa nuko tugize tubazaniye ngo tubafashe uretse ngo haramo byara wo mudashoboye kureba rero ndebera ibyo akoze nuko ntugize nyoka zambyara imyaka yose nkiriho imyaka yose nkibyara nta mwana wanjye n'umwe uzamera mu nda naramukoye nyoko urumva mwangegera abana banjye bose mfite mu nda nyoko agomba kubabyara uzi kubabyara gusa ntumenye kubarera papa warezwe nande ubu se ko wavuye aha ngaha mu gitondo ukaba utashye igicuku unavuga nabi uzanye iki uhari icyo aba bana bawe uvuga maze kandi nimwe mwose ngende ko papa unagaceka ibeshye wongera ukoze urutoki kuri umwana wanjye uraba ngo umuhene nawe ukwase tumaze kurakara tumaze guhaga itwara birambiwe umva amabwire umva mubwire simba ntinya natwe ntabwo tugutinya papa
ko mbonye wicaye ku nzira nyane ko wihebye ubwo se ntiwabonaga ko yari arimo yiruka inyuma y'umugabo we Sekagabo kuko Imbaba gusa ko nta maso ugira uriya se urimo arenga ni Sekagabo niwe dore ngo ararenga arayirenganye arayitwaye mana we ihene y'abandi rwose mana ya nkuko kundabigira niko Sekagabo iriya hene afite siyesi yahese yese byaye ko ari umukobwa wanjye Mutamuriza yararagiriye nyina wa Batisimu ngo azamworoze none ngo Sekagabo arayirenganya agiye kwigurisha nawe birababaje pe Sekagabo yitwara nabi cyane rwose si byiza guhemukira abana ubu se koko ndabigenzana umwana nambaza ihene ye yagenda avuga ngo iki koko nzabwira iki nyina wa Batisimu w'umwana ko yamuhaye rya tungo ngo rijye rimuha agafumbire mu karima kutuboga yiharitse koko ndabigenza nte njye ubundi wumuye koko nta nicyo narenzaho nta kundi wagira ariko umutunze se haguruka bihangana utahe hatabahizi n'abagenzi batagusanga mu nzira ugira nyabo kutageraho naha rwose ubu rugo naruhunze nkarusigamo Sekagabo nkareba uko abigenza n'abana kuko njye rwose ndabona agiye kunsaza ubuse mvuge ko twasinziriye ntitwaraye hanze mu rugo ntiharaye intambara intambara haraye intambara abaturage bari barwana ntitwabimenye ngo tujye kubatabara kuko Imbaba nzi ko ntabyo twamenye nyine cyangwa natwe twari twibereye mu ntambara zacu ariko ye intambara zihese ko mwebwe muri intangarugero ko mubana neza mugashyira hamwe kandi ko mwe mwibyariye neza aho mushoboye kurera muzindekere ibyo uvuze nibyo nyirane kubyara abana benshi bikura ubukene n'umwiryane mu rugo bituma umugore adatekana aba mu turimo tudashira n'ibibazo by'abana ibyo bizazi bituma umugore atabasha kwita ku rugo rw'uko bikwiye no ku mugabo abana ntibabona ibyo bifuza kandi bakeneye ibyangombwa hagakubitaho no kuba bihungabanya ubuzima bw'umubyeyi ibyo bintu uko bivuga nk'uwabifashe mu mutwe w'Imbaba nyamara ibyo avuga nibyo rwose ndabibona iwanjye nakwitangaho ubuhamya kandi abakobwa banjye nabo babimbwiye kandi koko nabonye na Mariselina yarigarukiye iwabo aha wahora n'iki Mariselina bari mu rugo umugabo yaramwirukanye ngo ntiyarongora umukobwa utaragabanya iwabo ngo n'agasambu na gato ngo azishakira umugore uzamufasha guteza imbere urugo rwe mawe si ngaho ariko nabyo urabyumva ni ibindi Mariselina byamukoze ahantu cyane ku buryo mu rugo atumereye nabi rwose iri joro ubwo yarankoreye ishyano nibyo byateye n'iyo ntambara atese nyirane ngo njya kuboneza urubyaro agera hazana twaduhambwa tudufuka abagabo bajya bambara isi asanga barimo batuma naho byaturutse abarwanye n'abakobwa we karahava barwanye maze baramukubita ye ku buryo twayohe nari ukubahima bamukubise pe bamukubise ubu aragahuma ngo ibyabereye iwanyu da urabivuga urabizi abana barwana na se sibyo navugaga se uzi ko kwa Sekagabo na Nyiraneza batazava mu makimbirane n'ibibazo bafite by'urubyaro rwinshi bituma badatera imbere yewe nyane reka dukomeze urugendo ngaho nawe ugira utahe twari twanze kugucaho tubona utamerewe neza ariko nubwo mu gihe hari icyo nifuza kubasaba mwembi muri kumwe Ngize Imana ndababona ni iki se nyirane rwose mbona muri abantu mujijutse kandi munsi ubwenge mwebwe ntimwarindagiye nkatwe ngo mubyara abana benshi mbona ngo Ishema ari umugabo ukunda urugo naho uwanjye we yabigezemo ahita ahungabana ubundi agashaka aho ahungira burya rero abagabo muri kamere yabo ntibihanganira ibibazo n'amarira y'abana iyo ahageze akabona uko ibintu bikomereye nta n'icyo yagufasha acaho agahunga nibyo rwose n'abakobwa banjye babinsobanuriye none uburyo bari bampaye ngo nkoreshe ntibwashobotse ahubwo bwateje intambara none koko nimwangira inama y'uko nabigenza wishe ntiwafashe umubyeyi koko ukegera Sekagabo mugenzi wawe ukamugira inama kumva uyu mudamu we akaboneza urubyaro ko rwose byaba bibabaje abaturanyi bacu bafite ibibazo twe tumeze neza n'abana bacu ntitubafashe nibyo rwose nyirane nzagufasha pe nzashaka umugabo wamwumvisha akamaro ko kuboneza urubyaro kandi umubwire uko agomba kwitwara mu rugo ariko rero nawe ugomba gushyiraho akawe akimuhana ngo kaze imvura ihise muzigishe nababwira iki ariko Sekagabo ni ntagondwa ntiyumva yarahiye ko azabyara mpaka bamushizemo oya nzamugira inama umva ratanyane iyo umugabo akunaniye nawe ugomba kwiga ubundi bwenge ndetse no kumufatira ibyemezo burya indyarya ihimwa n'indyamizi nawe uzareke Sekagabo kutarinjije none nabigenza nte ngo ntazongera kubyara rwose kuko abakobwa banjye banyihanangirije ngo ninongera kubyara nzabibagirwe
ngo nabo banyibagirwe umva ngo nyirane ncabaca umva nyirane uzaze kundeba maze nkubwire uko uzabigenza nkubwire ibishobora abagabo bigize ibinani naho ubundi udakoresheje ubwenge bwawe uriya musinzi wawe ntiwazamushobora rebe ni ugufata ingamba byo da twabafashe iki se w'imbaba muganga nayo mbazaniye uyu mubyeyi rwose ngo bumufashe afite ibibazo bitamworoheye ibibazo bihise yewe muga ndagoye gusa uyu mudamu uko umureba aracyari muto nta kindi cyamusajishije uretse umuruho n'ubukene hafi ya buri mwaka arabyara ndabyumva umugabo we ni umusinzi w'umunyarugomo gusa niyo mpamvu mbaye nkuzaniye uyu mudamu ngo mumufashe mu buryo bwo kuboneza urubyaro nyine umugabo we atabizi akenshi bitera impagarara mu rugo iyo umugabo amenye ko wahagarikishije kubyara aho mutabyumvikanyeho ese umugabo ntabwo yumva si umugabo mwakwicarana ngo mujye inama kandi yahiye ko azabyara mpaka bamushizeho ye nta bundi buryo se kugeza ubu wigeze ugerageza ngo urebe yewe ntabwo keretse ubwo abana banjye baherutse kunzanira twa dufuka nyine abagabo banga aravuga udukingirizo abakobwa be b'inkumi baratumuzaniye ngo bajye badukoresha gusa amahane byateje mu rugo uzi intambara yahabaye twaraye ku nkeke twese ubyaye kangahe se kugeza ubu nyirane harya mfite bangahe hari abahungu babiri bigiriye mu mujyi abakobwa bakuru babiri bakurikirwa n'abandi bahise nyine bigendeye impanga ebyiri n'utundi duto tubiri dukurikirwa n'akari ku ibere gafite amezi 6 ni ukuvuga imbyaro 11 ariko nyine hakaba hariho 9 gusa ni ibibazo bikomeye cyane kandi uko nkureba madamu ndabona udafite ubushobozi buhagije bwo kurera abo bana wahora n'ikise ko guhora ntwite ubundi ndi n'impinja byambujije kubasha kugira icyo nakwikorera kera rwose nararanguraga nkacuruza mfite imbaraga none ubu yaba imbaraga yaba umwanya byose ntabyo nkigira hari umuryango umeze neza rwose ariko uko bagendaga barundanya imbyaro ubukene buraduka bakabura n'icyo gutekera abana batangira nyine no kugurisha udusambu twabo uko bivuze ni uko rwose umugabo yagendaga agurisha akigira mu kabari nk'ubu wumva ngo dufite abana benshi nta n'isambu tugira rwose nyirane ndumva ikibazo cyawe gikomeye twaba tugufashije ariko ukazakomeza ukifashisha inshuti byashoboka ukanatuzanira umugabo wawe aha tukamwigisha buriya azagera wahinduke yewe murakoze cyane sinzi uko nabashimira ni ukuri dufite rero uburyo butandukanye twigisha ababyeyi mu kuboneza urubyaro hari ibinini umubyeyi anywa buri munsi hari agapira bashyira umugore mu nda ndetse n'ako bashyira mu kaboko hari inshinge zitandukanye urw'ameza njye namuhitiramo agashinge imana indindi binini kuko umugabo wanjye abiciye irye umva yanjugunyana nabyo ariko nyitereye agashinge nakwitahira ntacyo yazamenya ntacyo yamenya rwose tugomba rero kugukorera ifishi tukaguha n'agakayi utwara kakajya kakwibutsa igihe cyawe cyo kugaruka kwa muganga kugira ngo tubashe kugukurikirana oya muga ako gakayi rwose ukihurire nzajya mbona akanya nzajya nyaruka icyambere sinzi gusoma ikindi uragira ngo kakayi nzakabike hehe koko kose kagaba kabonye yantwikana nako ntwikana nako rwose nyirane ako gakayi nzajya nkakubikira wigihe ikibazo rwose uhumure ntawe umugabo wazahurira nako asigaye nk'uko nemeye kugufasha nzajya nza kukwibutsa igihe cyo gusubira kwa muganga rwose w'imbaba wankoreye neza yabaye ko watanya wa mugabo wiriwe reba neza zirore amakuru sekaga nari njye kukureba kundeba rwose yewe ko ntacyo biratanga se ntacyo biratanga ntacyo rwose ubu ndagira ngo ukwiye na n'ubu pe mbese kagari ntabwo urabona ukagura yewe ntamubuze rwose dore ku gasantere banze kukagura ngo ntibabaga ihene haka wabashaka udusekurume da mbere nzirurira ibibazo bimbanye igihumbi pe none se njye ndorohewe se nikoye ubwo
ko wibagiwe ko nyifite iwanjye mu rugo none umugore arimo arayimbaza ibibazo amagana n'amagana ngo nayiguze angahe ngo nayiguze hehe. umva nzirore mva nkubwire uramenye umugore wawe ntazibeshye ko iyo hene ari iyawe cyangwa ari iyanyu urumva atazava hanyifungira ihene cyangwa ukanga ko tuyigurisha. nanjye nyine ubu byanyobeye nabuze icyo musubiza kandi sinamubwira ko ari iyawe kuko nyine byarara bigeze iwawe ndabigira neza. mva nkubwire rero ntibizagucike kuko abakobwa banjye na nyina babimenye bahita baza nk'iyagatera bakayifata bakajya kuyigurisha. ntakundi rero ejo ni ukuzarindira isoko nyine tukazayijyanayo ni ukuzinduka pe. yewe mva nkubwire rero nabyo binteye ubwoba abakobwa banjye se nibaza kuyiga ku isoko kuko mva bazayibona kandi mva urabizi ko nta rindi soko rireba muri aka gace. Tamaye none se ko ari ibibazo sekaga ibibazo rwose abana bo ni boroshye pe ayo mashyano nuko yabwira ko nta tuguru kurara ugasumba ijosi erega nawe ujye wikangata sha wowe uravuga ubu se uragira ngo ntatinye kongera gusubira mu rugo bankuramo iyo kotsa bampitana babaye ibikoko ntibakira abakobwa b'i Rwanda. rahira wowe ceho nze ushatse kuvuga ko no gutaraye mu rugo rwawe mbasha maraga rwanjye nta nabitinyuka se. uzi intambara yabaye iwanjye ejo n'ukuntu narwanye nabo banesheje umutwe reka da ngo ntituzongere kubyara abandi bana kugira nabo bazana n'udukingirizo urumva izo si inkunguzi uranyumvira udukingiri ngo udukingiri cyabaye nta n'isoni ngo wambara udukingirizo ku mugore wawe wakoye mbega ubushizi bw'isoni reka da umva nanjye icyo nakoze nashatse isuka y'umujyoyo ndaturimarima twose nubatera mu maso reka da biba bibi cyane ariko niko nzirori narebye ibyo byose urumva ndeba ibibazo by'ubukene nifitiye mu rugo ndebye abana bahora bandeba ntacyo mfite cyo kubaha ariko noneho ndebye abo bakobwa b'inkunguzi banjye bazamuye amajosi ntanakibarusha imbaraga niko gufata icyemezo cyo guhunga ndatorongera rwose. mbega urakomeje se kaga warahukanye ndakomeje rwose abana ntibagiye kuzandya cyabaye urumva bya bindi bajya bavuga ngo bandya n'umwana w'umunyarwanda ashwi kandi biyemeje kurwanirira nyina dore ko bagiye kujya bamfatanya ibyo kandi byazanywe na wa mukobwa uriya mukobwa wari umukazana wawe kuva umuhungu wawe yamwirukana yamuteye ibisazi mbese ameze nk'imbwa yasaze ni nk'imbwebwe. wahora n'iki ko nanjye nagiye kwegera uwo Dominiko sha maze arantuka koko abwira nabi we yewe nyine ubwo nari ngiye kugira ngo nyine mubwire ngo acyure maze aranyurira yaragusura gutukuza yarantutse ngo nabya abana benshi ngo njugunyaho ngo wagira ngo ni inzoka ariko ugira ngo urubyaro rw'iki gihe si umusaraba koko bararakaye pepepepepe uzi ukuntu yambwiye n'ubundi ngomba mvuga iki kuko nta sambu mfite yo kumuha ngo nta n'ijambo nkwiye kuvuga imbere ye ngo ndavugisha iki se yewe umva nkubwire rero ibyo ngibyo njye nibyo nahunze urumva nibyo nahunze njye naraye ngiye kwirarira kwa wa mugore hahandi nyine hahandi wajyanye cya gihe ariko nyine nawe urabyumva ntabwo naharara kabiri gatatu nta n'urwagwa muguriye nta kintu n'ibitoze mu mufuka azagucumbikira se ageze ryari nimara kugurisha iriya hene rero hariya amafaranga ndahita nyagira impamvu ntunge iki cyaro njye kwishakira ubundi buzima ntunge urugo rwanjye rwose n'ubutindi buhari n'ibibazo bihari njye najya gushaka iy'ahandi ngo ariko wa mugani niko se kaga uvuze akantu njyewe wagukurikira ngaho se nyine ikintu mu cyacu ko twabanye ko dufite ibibazo bimwe byose wareka tukijyanira ibyo rwose twazajya tunarwazanya cyane ndabizi rwose woza umwuga ntuzabura ibiraka cyane sinabibura ntugiye umuntu yabura icyo akora se kirazira oya nanjye ibibazo bimaze kundenga rwose n'umugore wanjye uhora mu bitaro n'intugunda n'intunganya oya sinshoboye umujyane pe umva mubwire wowe nzirorera wowe umva mubwire iteguye urumva ejo tuzacunge b'abahungu barangura ihene ariho bayijyana ku isoko bite twanduruka rwose ese wowe waba ufite amafaranga ku mufuka reka mubwire nta kintu mfite mu mufuka rwose
reka ndakumva reka twe kugenda nk'abasazi reka dutegure urugendo rwacu turutegure neza tugende dufite ifaranga rwose noneho tuzabashe no kubaho mbere y'uko tubona ibiraka kugira ngo twinjire neza mu mujyi ariko se nose mva mu basinzirore nose tuyakuriye handi ko njye kucungira ko nzagurisha iriya hene keretse niba hari ahandi wapfunda imitwe ariko nungutse agatekerezo niko ye kuki tutareba ahantu twiba nk'itungo hanyuma tukarigurisha kandi buriya twibye inka y'abatubutse reka tukiba inka twashatse ahantu twibe ujya niyo zaba ihene cyangwa iki cyangwa tukiba ingurube dore va ku giti dore umuntu dutere kwa Dominiko cyangwa se tujye kwanga muri ishema ya ku muturanyi wacu ko tugura icyo kwanga muri ishema twahiba inka ikimasa hariya niho mu ntego twakwiba ikimasa mbere ujye utekereza ku mbaraga n'ubushobozi byawe mbere yo gutekereza ku bana bawe bazagufasha. Ndabizi ko mutari abana babi ahubwo ari umujinya mufite no kumima ngo nanjye nibaze. Bimenye mama ariko ntibibeke ko bizakomeza gutya harubwo rwose twumva duteye umujinya pe. Ngo uruvuga ngo papa yarakunaniye ngo papa yagutesheje umutwe ngo washatse nabi. Ngiye mbona amakosa menshi ari ayawe mama. Na yawe ari wowe wateye byose ujya kubyara abana benshi. Muri ninde mugabo wakwihanganira ibintu nk'ibi. Sombera byose ro utwita abana mu nda yawe kujya uko utigeze ufata ingamba hakiri kare mama. Warangiza ngo papa amakosa na yawe abandi bagore babigenza bate. Yewe ndabizi ko mundakariye cyane kandi nanjye ndabona ko ari igihe wakosheje njye utarabashije gufata ingamba ndetse n'ibyemezo hakiri kare. None ingaruka zose n'umuruho niwe bijyaho ni wowe utwita ni wowe ubyara ni wowe urera abana ni wowe utekera abana ni wowe ukora isuku ni wowe uvuza abana. None dore kubera ibyo bibazo byose na papa yahunze urugo nubwo ntacyo yari atumariye uretse kongera ibibazo gusa ariko naba agiye gato duhumeke da. Mbabashwe n'abana arimo abyara yari ariyo ngiyo abana atazagira icyamarira. Buriya ntarara ko umugore wo mu gikombe. Yewe isa nashaka agaruke ubu ntacyo ngitinya nanjye namenye ubwenge nakoze nk'abandi bagore naramushoboye nakoze ibikwiye. Reka wabigenje ute mama? Rero mubigira ibanga ntamumura isabe menye yazatumarira kwicuka kwese amatsiko nanjye ubu nize ubwenge ubu ndakingiye sinshobora kongera gusama. Wese ukoze iki mama? Umugira neza w'imbabazi yanjyanye kwa muganga ubu banshyize kuri gahunda yo kuboneza urubyaro kandi n'ukuri sinzabivamo bibaho rwose. Sosekaga bazajya yibaza impamvu ntasama nanjye nibeshye ko ntangiye gucura. Yishimye cyane. Nibyo bivuga nibyo cyangwa uratubeshye? Ego kumba beshyira iki se bana banjye muzagende mubwire w'imbabazi abereka agataba mbikiye kwa muganga. Yewe ubu niyo yagira ati sinzongera gusama burundu ngiye kurera abo mfite Imana nimfasha bazakura. Reka byiza we mama urakoze cyane. Ni wakumva ukuntu twishimye mama nukuri ko utazongera kubyara noneho ugiye gutuza uruhuke uhangane n'ibibazo by'urubyaro ufite ariko byibura nta bandi biyongera rwose kandi natwe tugiye kukuba hafi mama tugiye tugufasha imirimo rwose urebe ngo urugo rurongera kuzamuka buhoro buhoro. Abana banjye ko muri abana beza. Ayiwe ni njye w'imbaba ubigira ubwoba siko nkanze ngabishe ubu turagiye muri iki gicuku koko subira mu cyumba cyawe nisinzirire. Uw'imbaba nananiwe gusinzira pe. Njye nari nisinziriye rwose we wabujijwe n'iki se gusinzira? Sinzira nese sha umugore wanjye nkunda yantaye mu buriri sigaye ndaranifumbase none ngo nsinzira koko kuva wagenda singisinzira pe ndara mu bitekerezo gusa. Ibitekerezo bihese waretse nkaba ndyamye iruhande rwawe ko nshaka kukuganiriza Uw'imbaba nkaguhaririza ku bitekerezo mazemo iminsi. Ngaho ryama ariko ubimenye niba ari amayero nzanyiro namfata
urabizi ko ibere ryagaragaye baritakisha isuka mbaye nguteguje amayeri ya Yesu w'imbaba nzi ko uri umugore uzi ubwenge rwose wihagazeho kandi uzi gufata ibyemezo ntabwo nakuzanaho amayeri pe ngaho mbwira ibitekerezo umazemo iminsi rero w'imbaba nasanze ndimo guhomba rwose sigaye ndarangiye nyine umugore wanjye ntikivuga kimwe ku ngingo tureba twembi yo kuboneza urubyaro azamfata ukuri rwose azamfata nk'umugabo wikunda none umugabo wirengagiza ukuri akureba anakuzi ibyo bintu byanteye ubwoba cyane imbaba rwose nshaka kongeraho indi myumvire kandi byari bikwiye rwose kugira aho gutumurira bwawe kwa munga ikindi nari nje kugusaba imbabazi rwose nje gusaba imbabazi igihe nawe nabitwaye nabi nshaka kugufata ku ngufu ni ukuri ndakubabarira nzi ko utari umugabo mubi gusa kwihangana byabaga byakunaniye kandi naguhakaniye warabyihanganiye urakoze w'imbaba ikindi kandi nuko muri iyi minsi yose ndi njyenyine nabashije gutekereza ku cyifuzo cyawe icyifuzo cy'uko twahagarika kubyara tukarera abo dufite uko ari bane none waje gusanga byagenda gute uba ufite ukuri pe ahubwo mbabarira kuba naratinze kumva ukuri no gusobanukirwa ibyifuzo byawe urakoze cyane undi ubu umutwaro warundemereye cyane kuza kurara aha yego nyine hari harimo kuguhunga ngo tutibeshya tugakora ibyo tutapanze tugatungurwa n'inda ariko nagira ngo nguhe n'igihe cyo kwibaza nabanje kumva ari agasuzuguro no kunyanga ariko rwose ubyemere kandi abikubwira rwose mbivanye ku mutima nabitekerejeho cyane birakwiye ko turekeraho kubyara rwose yo ndishimye cyane kandi nta kosa pe ni ukuri nakomeje kukugira icyizere ko uzabitekerezaho ugashyira ku ruhande amarangamutima yo kubyara umuhungu ugashyira mu gaciro reka n'umunsi umuzi dusanga Mukasekagabo yihebye ari kurira ku muhanda naramwitegereje mbona ukuntu asa ukuntu yataye umutwe mbona ko atari buriya buzima nkwifuriza ko atari ya mibereho nifuriza urugo rwanjye urakoze cyane urugo rwacu rukurangwa umutekano urukundo gufatanya ndetse n'ubukungu rwose turacyafite imbaraga zo gukorera abana bacu Imana yaduhaye nibyo pe ndagushimira ubwenge bwawe ndetse no kureba wambere urumuri umbera mutima w'urugo nyine nawe ntangiye kurindagira urakoze mugabo mwiza ngaburisha urakoze cyane ikindi cyageze ku mutima ni ukuntu nakwitegereje nkabona ukuntu babajwe n'ubuzima bwa Nyiramwiza noneho ukama misiyo yo kujya gushaka Sekagabo nkamugira inama igitangaza wa mugore we ukama misiyo yo kujya kumwigisha ku byo nanjye nanze gukora koko nubwo wangaga kunyumva nari nzi neza ko ari amarangamutima yo kugira ngo ubyare umuhungu ariko nzi neza ko kuri kubona wibuke kandi ko Mukasekagabo yadufataga nk'urugo ruboneza urubyaro urugo rw'intangarugero yewe burya isoni zari zanyishe nageze aho nanirwa kukureba mu maso nta kujya kwigisha Sekagabo rwose sinari kubitinyuka mu gihe nanjye nari ntarakemura ibibazo by'iwanjye mu rugo ariko ubwo mbyumva neza nzabasha gushaka Sekagabo noneho mwigisha urakoze ni ukuri ngaburishe numva umutima wanjye ntekanye sinakishisha kubona uryamye iruhande rwose ni ukuri kinyishisha noneho ushatse wamfumbata rwose pe cyane cyane ko mu isakoshi harimo utuntu navanyije ku kigo nderabuzima two kwifashisha mu gihe nyine tutari twahita muri bwo kunoza urubyaro ariko uzi ubwenge wa mugore uri umugore uzi ubwenge w'imbavu uzi ubwenge iyo sakoshi hasi irihe ngo ujye uhereza kuko ndagukumbuye cyane sinshobora gutegereza igihe tuzajya kurebera abaganga oya wumva reba aho ku rukuta niba imanitse hamwe n'imyenda aho ku rukuta hirya ayiwe ngaburishe ibi ni ibiki turatewe ayiwe n'abajura humura ntawe wacikira n'ibibeshya bakagenda imbwa zirabarya ayiwe n'abajura rwose ndabafasha rwose ntubumva nibo jya uje kwiburira niba ujya nonaha ngaha nkuko niba wibeshya ukanyeganyega imbwa zirakurya imbwa zirabafata ntacyo ni Sekagabo
ndi kumwe na nziro rero ari mu dutabare we ntabwo twari tuje kwiba rwose niba tubabarira ntabwo mwari muje kwiba musimbutse urugo mutse musimbuka urugo mutaje kurya oya nimuyibwiriye imbwa tuve iruhande yibwira ngo abayishe yewe si imbwa ahubwo ni intare ni ikimasa iratupfanya gusa muvugisha ukuri none ahangaha cyangwa mbashumurize indi bafata nta soni mugatera iwanjye saa sita z'ijoro mugasimbuka urugo mwari mwuje kwiba iki rwose nta mpamvu yo kubeshya ngabo yishe ukuri tuje kwishakira impamba ngo twigendere duhunge rwose ibibazo byaratureze mu ngo zacu nta kundi rwose urumva ngabo yishe rwose si ukwiba ngabo yishe urumva kandi urumva ntabwo tukwanze pe uzi neza ko uri umuturanyi mwiza cyane rwose ariko nyine twari tuje gushaka impamba nyine kandi nta handi yaboneka nta ego mana ni sekagabo na nzirorera baje kwiba ngaho yishe ndakumva bababarire ahubwo bicaze bagira inama kuko kibatera ibi byose urakizi ni ibibazo byo mu ngo zabo byabarenze murambabaje none ya miso wampaye umenya ngiye kwigeraho imbaba ngeraho ni ukuri usaba abajura ari gahunda banyiciye baradutunguye pe oya ni noneho ciciyo nkoni mbese yizamba mubyeyi noneho nibatahe bazaze kugushaka ejo muvugane oya nibaguma ahangaha ntufate nayifata igihebero nimureke magire inama rwose yibagire no you